najyaga ngibona kuri televiziyo muri Nyungwe cyubatswe ubundi ngakibona mu mafilime bisanzwe ariko uyu munsi wa none kiri munsi mu rugo iwanjye aho ntuye mu mudugudu ariko kora ko ikiraro cyahageze ndumva bitworoheye twese. We are very excited and thankful that is now a reality. Icyo twasaba abaturage rero ni ukutareberera uwashaka kucyangiza. N'ababisenya ndeba we hoya kirazira. Mu by'ukuri uyu munsi twaje hano mu murenge wa Kigarama akagari ka Nyarurama gutaha ku mugaragaro iki kiraro cyo mu kirere cyubatswe ku bufatanye bw'umujyi wa Kigali, akarere ka Kicukiro n'umufatanyabikorwa Bridge to Prosperity. Iki kiraro kikaba kiduhuza n'akarere ka Nyarugenge nk'uko mubibona bari basanzwe bakoresha uburyo navuga butujuje ubuziranenge kuko banyuragamo hano mu gikombe ahantu bikoreye inzira ari kubona iteye impungenge cyane cyane mu gihe cy'imvura wabonaga byateraga impungenge ndetse bikaba byanashoboraga gutera impanuka, ariko uyu munsi turishimira ko abaturage bacu bagiye kujya bagenderanira. Ahantu hajyaga habaho ubutisimo hakabaho umusangiro, imvura yakuba nk'ubu gitashye icyo kirori. Aha hantu gutabara umuturanyi wo hakurya ninjoro ngo we wakwambuka uyu mukoki byari ibintu bitoroshye kuko hari ahantu habi hahandi twajyaga saa 12 ntwe wanacamo nta muntu muri kumwe. ariko ubu imigenderanire igenze neza. Najyaga ngibona kuri televiziyo muri Nyungwe cyubatswe ubundi ngakibona mu mafilime bisanzwe ariko uyu munsi wa none kiri munsi mu rugo iwanjye aho ntuye mu mudugudu. Ibyo rwose rero nishimwe mfite ku mutima rwose ku buryo sinzi uko nabibwira abantu. Ntaga twarenze ingoyi rero gushimira ubuyobozi bwabituzaniye bwadutekerejeho. Hari ahandi henshi ibi bintu babashaka kubijyana ariko baravuga ngo mu gikombe aha hantu hakwiriye iki kiraro kw'imigenderanire y'aba bantu. Ariko kora ko ikiraro cyahageze ndumva bitworoheye twese. Couple of years ago, over 3 years ago, we did a general needs assessment in the country, and there is a huge list of bridges that we are expecting to build in the next couple of years. But yeah, this is one of those projects that was in the list to be built, and we are very excited and thankful that is now a reality. Thank you to the support of the central government and the district government, the district level and the cell levels that are always supporting us to make this type of projects a reality.
icyo twasaba abaturage rero ni ukutareberera uwashaka kucyangiza. Hari ushobora kubikora by'ubukubaganyi, hari n'ushobora kubikora by'umutima mubi wenda ashaka kwangiza gusa. Aho hose rero turifuza ko ijisho ry'umuturage ryahaba, ntibiharirwe iyi komite yashyizweho. Nabyo ni uburyo bwo kukirinda. Hashyizweho komite igiye kumara umwaka isa n'imenyereza abaturage gukoresha iki gikorwa remezo ariko banakirinda. Ariko ntabwo twabiyiharira, umuturage nawe agomba kumva ko iki gikorwa remezo kije mu nyungu ze, kandi ko kukirinda bizatuma ya mirenge ikomeza kugenderanira, uturere tugakomeza kugenderanira by'igihe kirekire, kuko baratubwira ko gifite imyaka myinshi yo kuba cyakoreshwa igihe gifashwe neza. Iki kiraro nge nk'umuntu uhagarariye abandi baturage, ndumva twese abamama, abapapa, abana, twese tugomba kuba maso ku iki kiraro, kuko ni igikorwa kije kitugana. Tugomba kukirinda ntibibe ngo ntibindebe undi ngo ntibindeba. Ni iterambere ryacu rije ridusanga, tuzaririnda dushyize hamwe. N'ababisenya ndeba we hoya kirazira, ibidakwiriye ntibibana nzabivuga, kuko icyo Kagame yatugejeje. N'ababisenya ndeba we hoya kirazira, n'ababisenya ndeba we hoya kirazira. Iki kiraro mucyakiremo? Iki kiraro kiradushimishije nk'abaturage dutuye akarere ka Kicukiro, umurenge wa Kigali, by'umwihariko umudugudu wa Rebero. Turishimye cyane ku buryo utabyumva. Mwari mugowe mutese ku buryo mwishimye aka kare? Aha hantu hatugoraga cyane, twibazaga ukuntu tuzaducamo hano, noneho imvura yaguye tukumva ni ikibazo. Turashimira Perezida wa Repubulika by'umwihariko, tumushimira cyane ko yatwibutse nk'abaturage dutuye Kicukiro. Urujya n'uruza muri Nyamirambo na Rebero biraba ari mahwi. Aha niho mu bitekerezo tumaze kwakira no mu busesenguzi bw'abatekinisiye, tumaze kubona ahandi hatatu, harimo ikindi gice n'ubundi gihuza Kigarama na Nyarugenge, hakaba ahandi hahuza umurenge wa Gahanga n'umurenge wa Kigarama, ndetse n'ahandi hari mu murenge wa Masaka. Aho hose rero turimo turaganira n'aba bafatanyabikorwa bacu, kuko iyo no gahunda ikora hari uruhare rwa leta y'u Rwanda, hari n'ibikorwa muri ubwo bufatanye. Turimo rero turabagezaho ibyo byifuzo kugira ngo naho turebe muri aho hatatu niba hakorerwa rimwe, cyangwa se niba bitewe n'ubushobozi hagenda hakorwa mu myaka iri imbere. Abakecuru ntibazongera wera hakurya y'uwo mukoke, abasaza nabo ntibazongera wera hakurya y'uwo mukoke. Basambuka kandi bishimye, icyiza cyacyo twerera n'umunyenga, icyiza cyacyo twerera n'umunyenga, utambuka areka n'umunyenga. Abasore n'abakobwa tuzatambuka twerera umunyenga, bashimira umugambi tawe cyubakishije, ari we Fiyame muramureba,
n'ibinge turimo kwambuka ubuhahirane bwakomeze hagati y'akarere ka Nyarugenge na Kicukiro abanyarwanda dushimire ubufatanye n'akarere